Bahaye ikaze mwese bene data, inshuti zacu, abakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, namwe bashya mwadusuye hano kuri Pure Gold TV y'abakristo, mwese mbahaye ikaze kandi abashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi murimo kukigezwaho nanjye Jose Irumva. Reka turebe aya magambo meza cyane agiye kutwubaka twese mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aya magambo turayasanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Samweli ibice 10. Aya magambo ni amagambo yerekeranye n'ukuntu Sawuli yimikishijwe amavuta aba umwami w'Abisirayeli, kandi yimitswe na Samweli uwo bitaga umuhanuzi ukomeye cyane, bakamwita Bamenya, niwe wamwimitse. Reka turebe uko byagenze. Mana, turagushimye cyane kubwira ijambo ryawe, turasabye umwuka wawe aba ari we uza atuyobore. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Nshuti zanjye, abavuga ikinyarwanda, abafite bibiliya z'ikinyarwanda, reka dufatanye kureba amagambo. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli ibice 10, duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta ayasuka Sawuli ku mutwe, aramusoma, aravuga ati, mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka akwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye? Nuko ubu numara gutandukana nanjye, uraza gusanga abagabo 2 ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini i Serusa. Barakubwira bati, indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so cyangwa papa wawe ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse uwawe. Ariho aravuga ati, noneho iby'umwana wanjye ndabikika nte? Noneho umwana wanjye ari he? Maze nuturimuka aho ukagera ku giti cy'umwera w'itabora, urahahurira n'abagabo 3 bazamuka bashengerera Imana i Beteli. Umwe ahetse abana b'ihene 3, undi yikoreye amarobe 3 y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa, baguhe amarobe 2 uyakire, maze uragera ku musozi w'Imana, aho ingabo z'Abafilisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu, urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na neberu n'ishako n'imyirongi n'inanga, bibagiye imbere bava mu rusengero rwo ku kanunga. Urasanga bahanura. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhereko uhinduke ube umuntu mushya. Bene data turi kumwe, aya magambo niyo nagira ngo dufatanye. Wenda abaye menshi, ariko iry'ingenzi nagira ngo dufatanye nuko Imana iyo duhaye umwuka wayo, umwuka w'Imana araduhindura. Umwuka w'Imana yahinduye Sawuli, ahinduka umuntu mushya. Kandi iki gihe umwuka wera wari utaraza ku bantu uyu munsi wa none. Umwuka uwo wakuzagaho nk'iki gihe cya none mu isezerano rya kera, wabaga ufite inshingano runaka. Bake cyane babaga bafite inshingano niba Imana yahaga umwuka wayo. Samweli yari yahamagariwe kuba umuhanuzi Bamenya. Urumva yamenyaga ibintu byose kuko yari afite umwuka w'Imana w'umurimo. Yabwiye Sawuli abantu bagiye guhura bose, kandi ko byagenze. Ni ukuvuga ngo niba ufite umwuka wera,
warabatijwe mu mwuka wera, hari impamvu Imana yawuguhaye, kandi impamvu ni uko hari ikintu kiza muri wowe nakwita impano, ukayihabwa kandi igakora bikaboneka, hari igihinduka muri wowe. Ni ukuvuga ko iyo uhawe umwuka w'Imana uyu munsi wa none urahinduka. Umwuka w'Imana iyo utugezemo turahinduka byanze bikunze. Uba wari usanzwe uri umuntu usanzwe, ariko wahabwa imbaraga z'Imana, wagirirwa ubuntu bwo guhabwa umwuka w'Imana wakuzamo, ari bya bindi bita ngo yabatijwe umwuka wera. Umwuka wera iyo akujemo, iyo ubatijwemo, iyo Imana ikugira ubuntu ikaguha umwuka wayo muri wowe, ni ukuvuga ko hari ikintu runaka urimo uhamagarirwa. Byanze bikunze hari impano usigarana, hari impano umwuka wera akorera muri wowe aguha. Sawuli nawe yamaze kuzura umwuka w'Imana, nk'uko Samweli yamubwiye ati umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, urahita uhanura. Bwari ubwa mbere Sawuli ahanuwe, ariko umwuka w'Imana kuko yamujeho yahise ahanurana n'abo bahanuzi bari bahuye. Amen. Ni ukuvuga nawe umwuka w'Imana irashaka kumuguha, kuko uyu munsi wa none uyu mwuka twahawe, uyu mwuka twazaniwe na Yesu Kristo, ari impano y'Imana duhawe kubera Yesu Kristo agiye gusubira mu ijuru. Yaravuga ati mugende mutegereze umwuka w'Imana, kandi ni uwanyu n'abazanyizera bose. Abo uyu munsi wa none natwe uyu mwuka w'Imana ni uwacu, ntabwo ari uw'intumwa gusa, ahubwo uzizera Yesu wese akawusaba uwo mwuka arawuhawe. Bene data, ntiducikanywe. Iri ni ryo jambo nagira ngo dufatanye ryo gusaba umwuka w'Imana, ryo gusaba umwuka wera. Ni isezerano ryawe n'iryanjye uyu munsi. Ni ukuvuga ngo niba warakira agakiza, saba umwuka w'Imana aze muri wowe. Ni ubuntu, tumuhererwa ubuntu, kandi urahita uhabwa impano runaka. Wenda urahita uba umuhanuzi, urahita se uhabwa impano yo kwigisha, cyangwa se yo gukora ikindi kintu runaka utari usanganywe, ngo urahinduka muri make, urahinduka undi muntu. Sawuli yahindutse undi muntu wundi, yahise ahinduka, yahawe impano y'ubutware, yahawe impano y'ubuyobozi, yahawe impano yo kuba umwami, kuko yari amaze gutorerwa kuba umwami w'Abisirayeli. Icyo gihe yari akiri umusore, ndetse ngo muremure mwiza cyane. Maze Imana ibibwira Samweli, akimubona aravuga ati uyu niwe Imana yambwiye. Ahita amusuka amavuta ku mutwe, kandi umwuka w'Imana umumanukiraho. Sawuli yahise ahinduka undi, ngo ahindutse mushya. Abantu ubwo bahise bamwubaha, birumvikana. Yahise aba umwami w'Abisirayeli, yahawe impano zo kuba umwami, yahise ahabwa ingabire zo kuba umuyobozi, yahise ahinduka mushyashya. Uyu munsi wa none umwuka wera reka tumusabe, nagera muri twe turahinduka. Ntabwo abantu bazatumenya, ndahita mpinduka, nduzuzwa mpinduke, umwuka wera mvugiremo nkoreremo. Nawe nuko kandi. Reka nsoreza aha nkubwira nti ca bugufi usaba umwuka wera, nanjye nuko turamukeneye kugira ngo duhinduke kandi duhabwe izi mpano twagenewe z'ubuntu. Ese kuba umuhanuzi wakumva bitaryoshye? Kuba umuhanuzi w'Imana, umuntu akakugeraho wamaze kumumenya, ukabona ibintu birabaye wamaze kubimenya, ni igitangaza, ni byiza cyane. Impano y'umuhanuzi ifite umumaro mu itorero, mu gihugu, mu muryango, mu buzima bwawe. Impano y'ubuhanuzi ni nziza cyane. Ugize amahirwe ugahita uyihabwa nk'uko Sawuli yahise ayihabwa, waba ufite umugisha. Imana itugabira uko ishaka, ariko kugira umwuka w'Imana, kugira umwuka wera ni ibintu bya ngombwa cyane. Imana ikugire neza bene data, tuzakomeza ubutaha. Iri jambo rigufashe nk'uko nanjye rimfashije. Iki ni cyo nagira ngo mbasangize, ukomeze ugire ibihe byiza. Reka dufatanye gusenga gato. Mana, turagushimye cyane, turagushimye ingabire waduhaye, turagushimye kuko umwuka uduhera ubuntu, turagushimye ko uyu mwuka ari uwacu uyu munsi wa none. Ndagushimye Mana, ukomeze utugirire neza, udufashe twese twikubise imbere muri aka kanya. Sabira bene data ngo batere inyota, abatarabona umwuka wera bawubone, kuko ni ubu n'isezerano ryacu. Twese twuzuye uyu munsi kugira ngo duhinduke kandi tubashe kugukorera nk'uko ubishaka. Urakoze kuyiduhaye,
byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Nshuti yanjye twari kumwe kuri iri jambo ry'umunsi, ndagira ngo nkwibutse ukore subscribe, kandi iri jambo niba rigufashije ryoherereza abandi, gutyo dufatanye gukora umurimo w'Imana, benshi bamenye Yesu kandi babatizwa mu Mwuka Wera, gutyo duhinduke kandi duhindure n'isi dutuyemo. Ugire umunsi mwiza, abakunda mwese.